Iyo bro umeze neza se? Naribi. Umeze fresh? Yeah. Okay. Inyoni zirajwigira, sibyo? Yego. Imbwa iramoka. Yego. Umuvu urahorera. Yego. Iradiyo irasamira. Yego. Hanyuma umugezi wo ukora iki? Umugezi. Uratemba. Okay. Galio selector ni MC the soft dancer aka the hottest teacher papa official selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying guys, ni wa muhungu wanyu hani Rwamagana hano mpuye n'umujene ndimo nikatira imihanda fresh, muramubona ko ari umutipe usa neza cyane, n'umujama muremure. Ndabona ari honesty, ndabona ari karume bya danje, sinzi hana bikura, sinzi ibi byose hano biri kuva, ariko mu kiganiro tujye gukorana byose araza kubitubwira. Wagwana bakwita Banyita passenger. Bakwita passenger. Yeah. Passenger bisobanuye iki? Ni umugenzi. Umugenzi uva hujya hehe? Urabona iyi industry turimo nyine ni urugendo turugari kugira ngo nyine ndugendemo, nabonye ari rurerure. Ngusabye ID yawe nasanga byanditseho passenger. ID yawe indangamuntu nasanga handitseho passenger. Iyo ngiye ni nickname. Ni nickname. Yeah. Ni amazina y'imihanda. Okay right. Passenger umeze neza? Shana kibazo. Mperetse kwikatisha kuri social media gutyo ndimo nikatira gake urumva? Yeah. Mbona ka video kawe nyine biri aho ngaho wagira ngo uri muri Genesis Comedy. Genesis Comedy urabizi ko ari event ikunda kubera i Kigali, harya buriya iba kangahe mu kwezi? Genesis Comedy bakabiri mu kwezi. Iba kabiri mu kwezi. Yeah. Hanyuma kugira ngo ubone tike ikwinjiza hari ahantu byagenze ute? Oya njene kuri nje ku giti cyanjye nk'umunyarwenya ntago binsaba itike. Hari habora nyine uri umunyarwenya kwinjira ntago bakwicuza, baba bakuzi. Byanya byisura umunyarwenya cyangwa tunye bari bagufashe gutyo bavuga ati turabona abantu bashize reka dufata uno mujene nawe yinjiye tujye kureba ibyari byo. Umunyarwenya byanyabyo cyangwa? Ngende umunyarwenya man. For sure. Wan. Ukora urwenya rujyanye n'ibiki? Ni stand up comedy. Stand up comedy. Ibyo ntago tubiza bari kureba kino kiganiro Ni rurarwenya nyine umuntu nyine akora ahagaze. Nibyo bita ngo nyine imbaga y'abantu stand up comedy. Hano hari na sit down. Umuntu acyumva stand up ushobora kumva wiko hari na sit down. Oya. Iriya nyine nuko ubuhagaze uri kubwira audience. Niyo mpamvu bayita stand up. Ubu ngubu uri kumwe mu kiganiro na The Soft OG. Are you ready kuba bayitubwira abantu bari kuri na video agace gatoya? The part of y'uburyo usetsamo abantu. Uri ready, uri tayari ku buryo wadudutama akantu? Uburyo mbasetsamo like kubatera joke cyangwa se kubabwira uburyo nsetsamo. Uya ni nawe watududamo nk'aka joke ku mbakubita joke. Sawa nari twagiye. Mujya mubona gutya nyine ubundi usanga amazina twitwa mu buzima busanzwe ntago rero tuba twitwa nyine ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga nkaho ushaka gusanga bakwita Korode wiyita The Soft. Yes. Noneho nanjye nyogokuru wanjye yigeze kumamagara arambwira ngo yambuze kuri Facebook. Naranonganya byatari biba ngombwa nyine ko njya kumureba iwabo. Ngiye kumureba mfashe phone nsanga yanditsemo ngo umwuzukuru wanjye. Usanga yanditsemo umwuzukuru wawe? Aka kajoka abantu nibakumva bakanakareba bazasekara. We ntago nyine wigeze utega amatwi wabyumvaga nyine njye namaze kubyumva kare. Hanyuma rero kukumva yuko ufite impano yo uba wasetsa abantu byaba byaraturutse kuki kuri wowe? Imana ariko n'ubundi ubukora abantu babikubwira aturasetsa nyine nawe kandi ugenda ubibona ukuru ubibona nyine yuko usetsa. Mu buzima busanzwe iyo uri kugenda mu nzira kumba mbona ucecetse se? Nyine Imana ibirimo imbere ibiri inyuma se. Ariko buriya umuntu unasetsa ahantu hose niyo bari kugenda mu nzira ubona asekeje n'umuntu abagenda asetsa. Oya ntago ari kugenda usetse. Iyo yaba ari kugenda mu nzira nyine bisanzwe ubona asekeje. Oya none ubugenda uri karo wagira ngo cyangwa uri mugenda umedita mu nzira biraho ngaho. Wapi nuko nyine ibyo nyine ibyo urwenya mbikora nyine iyo nageze nyine ahantu tubikenewe. Hanyuma kugira ngo umenye ko abantu babakonvince cyangwa wabemeje ubibwirwa n'iki? Nyine baraseka tu. Baraseka bagakoma no mu mashyi. Aho ngaho uvuga ati nabemeje. Hari comedy ubwira abantu za comedy zisaba kugira ngo mwumve
noneho hari comedy ubwira umuntu aho kugira kome mu mashi ahubwo akabanza akabitekerezo kubona yacecetse kandi ubwo wenda akantu message yatambutse muri iyo comedy arimo arayitekerezaho cyane yamukomye fresh man byamujagaraje byadanje. Hari n'abandi bavuga ati wari wajya kubona ahantu umuntu ari kwibwira ko ari gusetsa abantu bakamukomera mu mashyi kandi nta kintu cyadanje avuze. Ikintu bisa nyine kugira ngo bagukomere mu mashyi nta kintu cyadanje uvuze nuko nonde baba barakumenyereye yuko usetsa. Iyo bakumenyereye yuko usekeje n'ubundi utuntu tutabivuze nyine turabasetsa. Ubwaba ari ubuhe bwoko bwa joke iyo igenze gutyo? So navuga ngo iki nyine ni joke ariko idafite punchline. Hanyuma aha turi ni Rwamagana. Nabahe bandi wabuzi bazi ku jokinga imbere ya public cyangwa se wenda baba bakora ibintu bya comedy? Rwamagana se Rwamagana naba hari pe bashaka bahara ariko ntabwo ushobora kwifata ugafly ukava hano ukajya muri Gents Comedy iri bubere i Kigali ukagenda ukabasetsa. Hari abantu bakoze kuri uwi Rwamagana se? Abantu se bo muri Gents iyo uri muri Gents Comedy show wenda ikarangira hari abantu bazagutera piece bagaguha courage aguha ati bro urabizi courage uzakomeze ibi bintu n'ibyawe fresh ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abantu mujya muhura bakakubaza niba uri Rwamagana kandi ahubwo nyine hari abo duhura nabo baje kureba bisanzwe bavuye Rwamagana bakagera i Kigali muri Gents Comedy bakavuga ati uriya muhungu n'uwi wacu muri quartier. Hanyuma iyo muhuye gutyo wo ubyakira uti? Nyine iyo duhuye ni abantu b'iwacu nyine turaganira bamwe nyine usanga baba bari kumbaza se wagezeyo gute kandi nyine ntabwo ari ibintu birenze icyo bisaba ni impano n'ubushake. Mbere yuko duclosinga iyi banga yacu ongera ugira kandi kantu wabatamo nyine gasekeje kuryo bavuga ati uyu mujama ashobora kuba afite n'impano ibyo ari kutubwira ashobora kuba ari ukuri kuko kuzi imbere ya kamera ukabwira abantu ati ngiye ndi umujoker man cyangwa se ndi umukomedie nshobora gusetsa abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntago ari ibintu bya buri wese sibyo. Gira kandi kantu dutamo kuryo n'umuntu wese wari ino banga yavuga ati jace uno mupeti ari talented. Reba bundi abana bamaze kugira kuva ku myaka 16 17 bategereje nyine kujya 18 ngo bajye nyine mu buyobe. Nanjye nyifite imyaka nka 17 navugaga ati nimara kugeza imyaka 18 nzabanza mwe ku nzoga nyine numva ukuntu bimera. None imyaka 18 ejo bundi nibwo nayigize navuye gufata irangamuntu nca ku kabari. Noneho ndagenda nk'inzoga inzoga urabizi nyine umuntu nkwe inzoga bwa mbere ahita nasinda ntago nyine bijya bigorana. Noneho naha nasinze ngeze mu rugo nsanga umumeri yanyingiranye. Noneho kugira ngo mwisobanureho yuko nasinze nkajya mubwira ngo manyingurira n'ukuri ntago nasinze mwana wanjye. Ukajya umubwira ngo ntago wasinze kandi umubyari we mukuru kuriho ukajya umubwira ngo ntago wasinze mwana wawe nyine nawe byibaze yahise ashyiramo kare cyakora wamugana ko kantu wamugani karanasekeje. Gira akantu gato ubwira abantu bari kureba ino video. Nyine ikintu nababwira mugende mu following mu nkurikirane nyine ku mbuga nkoranyambaga zanjye bakwita ngomeza mbatamo. Kuri Instagram nitwa Kwizera, kuri TikTok Kwizera Passenger, no kuri Facebook ni Kwizera Passenger. Na YouTube channel ugira se? Wapi? Uyu nguyu mwaye muri kumwe ni The Soft OG nk'ibisanzwe kuri YouTube niko banyita. Uramutse uri kureba kino kigano utarakoze subscribe niwo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe. Ikigano uba wumva cyagutayemo nyine wumva kimeze fresh, kora like, comment and then ukore share. Galie Selector Bomba Clat nandi kumwe n'umujene wanje hano ajya yitara Gents Comedy ariko bura muri nkabanga kuri stage. Abantu baba bari bukore se bari performing rero ntapo biterwa ni boss yipanga. Hanyuma umuroro mudo muri Gents Comedy wakwemeje uvuga ati uko byagenda kose ararenze yabarinde umushumba bamwita mushumba. Yego nagize ngo ni wa wundi mugufi ujye ugendera mu tumodoka tw'abana harya bamwita ndo bamurara bamwita muhinde Galie Selector just twe we out turi kumwe.